Uza bene data nshuti z'umusaraba, Imana ibaha umugisha. Uyu ni umwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana natekereje nsanga hari ibintu byinshi byo gushima Imana. Hari ijambo riri muri Zaburi ibice byaho 150 umurongo waho wa mbere kugeza kwa gatandatu. Ariko mbere yuko turisoma reka tubanze dusenge. Mana data wa twese uri mu ijuru, tugiye kuvuga ijambo ryawe, ijambo ryo kugushima, ijambo ryo kugushyira hejuru, ijambo ryo kuvuga ibyiza wakoze mwami. Uri mwiza, ubereye mwiza bagutegereje. Reka iri jambo ryibutse buri wese kugushima, kuguhimbaza, kugutura umutima wizera, umutima ukwemera mwami, mu izina rya Yesu Kristo, kandi rizafashe buri wese ufite ishimwe ryo kugushima Mana. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Iri jambo ryamfashije cyane, natekereje nsanga hari ibintu byinshi byo gushima Imana. Ibaze nawe uyu mwuka wonyine uhumeka ukwiye kubishimira Imana. Ibaze noneho kuba uri muzima ukagenda bigakunda, ibyo nabyo ukwiye kubishimira Imana. Ibaze noneho kuba utari mu bitaro. Hari abantu benshi bari mu bitaro bahumeka kubera bomboni, abandi babayeho kubera imiti, nta miti akaba atashobora kuba ari muzima, atashobora kuryama, ariko uraryama nta miti bigakunda. Ibyo byose ni ibyo gushima Imana. Ikindi kintu cyo gushima Imana, kubizera ijambo ry'Imana riravuga ngo mubibaho byose, mu bintu byose munyuramo, mu bintu byose mucamo, mukwiye gushima Imana. Icyambere, uri mugeragezwa ukwiye gushima Imana. Ukunzwe n'abantu ukwiye gushima Imana, kandi nanone bakwanze ukwiye nabwo gushima Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mubibaho byose muhore mushima Imana, kubera ko Imana niyo gushimwa, Imana niyo gutambirwa. Sinzi uburyo nanjye nababwira Imana nyishima, ni uburyo ibyo yakoze ni byinshi birenze uko nabivuga. Icyambere, kuba ngewe ubwanjye mpagaze ku maguru yanjye abiri, ndi muzima, mpumeka, intambara zitaranyishe, ni ibyo gushima Imana. Kubona Imana yarandokoye urupfu rukomeye, icyo nacyo ni icyo gushima Imana, kuko abantu benshi bapfuye mbareba, abo tungana, abapfuye se bakiri impinja, abapfuye ari bakuru. Hari n'igihe mu kazi cyangwa muri stage ujya kubona ukabona umuntu yapfuye, bakakubwira ngo yapfuye. Ese wowe ni iki watanze kugira ngo ubukiriho? Reka rero dusome rino jambo kugira ngo namwe ribafashe, mwibuke gushima Imana, mwibuke gukorera Imana. Riravuga ngo muyishimire ahera hayo. Haleluya. Muyishimire Imana ahera hayo, muyishimire isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire, haleluya, iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye. Imana ishimwe. Muyishimire noneho gukomera kwayo kwinshi. Imana irakomeye. Umurongo wa gatatu, Zaburi 150 umurongo wa gatatu, haravuga ngo noneho muyishimire ijwi ry'impanda, muyishimishe nebelu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya, haleluya, n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuga, muyishimishe ibyuma bivuga, muyishimire ibihumeka byose bishime Imana, muyishimire ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe, haleluya, ibyuma birenga. Imana ishimwe. Muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato. Ubwo nibi, muyishimisha amashyi yanyu ashima Imana, mukomere Imana amashyi, muyishimire bivuye mu ndiba z'imitima yanyu. Birakwiriye ko twifatanya n'uyu muririmbyi wa Zaburi gushima Imana.
muyishimire iby'imbaraga yakoze. Imana yakoze ibikomeye, muyishimire ibikomeye yadukoreye, muyishimire kuba tugihumeka ubwayo. Haleluya! Ubwabyo ni igitangaza gikomeye, ntabwo ari ibintu twafata nk'ibintu bisanzwe. Haleluya! Iri jambo rero Dawidi aryandika yaravuze ngo nimushimire Imana iby'imbaraga yakoze, ngo muyishimire isanzure ryayo. Imana irakomeye, Imana ifite imbaraga zo kukurinda igatangira icyo kibazo kigiye kukubaho nikikubeho. Imana ifite imbaraga zo kugukiza ubwo burwayi, iyo kanseri igakira mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga zo kugukiza iyo stroke. Imana yasana imitsi yawe yangiritse ikongera ikaba mizima. Haleluya! Imana niyo ifite pièce de rechange y'umubiri. Imana niyo yakuremye, niyo igukunda, niyo ikuzi. Ukwiye gushima Imana, ukwiye kuyishimira iby'imbaraga yakoze, ukwiye kuyishimira ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ikindi ukwiye gushima Imana cy'ingenzi, ukwiye kuyishimira agakiza yaguhaye niba waramwakiriye. Ikindi, niba warakijijwe ukwiye gushima Imana mu buryo Imana ihimbazwa. Ntabwo ari ugushima Imana kubivuga gusa, oya. Gushima Imana kwiza ni ukuyubaha. Gushima Imana kwiza ni uguca bugufi ukayisenga. Gushima Imana kwiza ni ukugambirira kutayikorera ibibi, kutayihemukira. Ni ukugambirira gufasha ubwoko bw'Imana, kubabwira ijambo ry'Imana, kuvuga ubuhamya bw'iby'Imana yakoze. Uko niko gushima Imana. Rero bene data, natekereje sanga nababwira ibintu dukwiye gushima Imana. Icyambere dukwiye gushima Imana, dukwiye kuyishimira ko ari Imana y'imbaraga nyinshi. Haleluya! Dukwiye kuyishimira ko ari Imana itabara, dukwiye kuyishimira ko ari Imana ikiza, dukwiye kuyishimira ko ari Imana izaduha n'ubugingo. Reka mbabwire ikindi, tekereza gutanga umwana wayo w'ikinege. Yakundaga umwana umwe gusa, ikamwohereza mu isi, akaza akabambwa, agatukwa n'abantu, agacirwa urubanza rubi, ariko arakomeza intego yo kuducungura. Kugeza kuri iyi saha ndashima Imana yuko Yesu yaje mu isi, nta cyifuzo twagize tutabisengeye. Imana gusa kubw'urukundo rwayo ikabona ko tubikwiriye, ikaduha Yesu akaza mu isi. Bene data, nagira ngo nkwibutse nawe, hari ibyo gushima Imana. Akenshi Satani arakwihebesha akakubwira ko nta by'Imana yakoze bitewe n'ibigeragezo uri kunyuramo, ariko birahari byinshi. Biriho byinshi, biracyariho ibyatuma tuzi imbere y'Imana dushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Umuntu umwe yarambonye aratangara, mubwiye ko ngiye gushimira Imana. Nyuma yaho nyura mu bigeragezo, yibaza niba mfite ubwenge muri jye. Nyamara nanjye byarantangaje kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza gutegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana. Ariko nyuma nza gutekereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana. Biriho byinshi, biracyariho ibyatuma tuzi imbere y'Imana dushima. Nubwo twaba tunyura mu bigeragezo, hari byinshi byatuma dushima. Nagira ngo nawe nkwibutse ko hari byinshi byatuma ushima Imana. Uyu muririmbyi ndamukunda cyane, yaravuze ngo biriho byinshi, biriho nawe. Ibuka byonyine kuba warakuze wari wenyine mu rugo, ntawo kukwitaho, ariko Imana ikohereza abamarayika bakakwitaho, bagakoresha abantu. Ibuka ukuntu Imana yagiye guhuza n'abantu
bakanagufasha, bakakuyobora, bakakubwira bati nyura. Burya ni Imana yabikoze. Icyo nakubwira, ukwiye gushima Imana. Ntuzababazwe nuko hari abantu bakwanze, hari abantu bakuvuyeho. Hari igihe Imana iguha abantu bo kugufasha mu rugendo, ariko igihe cyabo kikarangira bakagenda. Burya Imana rero ibizazana n'abandi bakagufasha. Imana ibaha umugisha. Yobu yaciye mu bigeragezo bikomeye, ariko ntiyaretse Imana. Hari n'ubwo inshuti ze arizo zamubwiye ngo ihakane Imana wipfire. Nanjye rero hari ibyo nanyuzemo byinshi bikomeye biremerera n'umutima, ariko ndashima Imana ko numva nkiri umugenzi ujya mu ijuru. Kandi nezezwa nuko mu mutima wanjye numva mbana n'abantu bose amahoro. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo niba bishoboka mu ruhande rwanyu mubane n'abantu bose amahoro. Hari ubwo Satani akwiyenzaho akaguteza ibibazo, ariko ibyo byose uhumure, Yesu yaranesheje. Yesu rero agukize. Ariko nubwo waba utarakira, ushima Imana. Ushima Imana ko uhumeka, kuba ukiriho ubwabyo ni ikimenyetso ko uzaba muzima, uzakira. Iyo ndwara izakira, umutima uzakira, abana bawe bazakira. Buri kintu cyose ubona kikuremereye imbere y'Imana kiroroshye. Nabibutsaga gushima Imana, nanjye niyibutsa, kandi ncishijwe bugufi no kubabwira ngo Imana irabakunda. Aha kuri Arabohora TV ujye ukora subscribe, uyihe n'abandi kugira ngo nabo bafashwe n'ijambo ry'Imana. Erega ushobora kuba nta yindi nkunga wabona umuntu, ariko ukamuha inkunga y'ijambo ry'Imana, kandi ibyo nabyo byamwubaka. Ariko kandi uretse n'ibyo dutunze, tujye tubisangira na bene data. Twibuke ko ibyo tubika ubwacu ntacyo bizatumarira mu bwami bw'Imana, ariko ibyo duha bene data, uburyo tubitaho, ibyo hari icyo bizatumarira. Imana ibaha umugisha. Reka dushima Imana. Waba se waraguye utagisenga? Waba se wumvaga nta byo gushima Imana? Waba se ufite depression? Yesu Kristo yiteguye kugukiza. Ngwino ushima Imana. Kuba ugihumeka ni ikimenyetso ko n'ibindi byose bizakunda. Iby'Imana yakubwiye bizakora. Imana izabikora. N'ibyo itakubwiye nabyo ijya ibikora. Yafashe imigisha yose yo mu bumana iyibumbira muri Kristo Yesu, irangije iramuduha. Nawe rero Yesu nuwawe, Mwuka Wera akomeze akuyobore. Imana ibaha umugisha. Ndabakunda bene data, dufatanye kwamamaza Yesu. Hari ijambo rivuga ngo Dorukasi yakoreye Imana mu buryo bwose, akajya dodera imyenda abapfakazi. Ndarikunda cyane. Nubwo Dorukasi atarashoboye wenda gukora ibindi bintu, ariko uwo murimo w'ibanga yakoze, Imana yarawumuhembeye. Nawe hari byinshi washima Imana, wayikorera, wayihimbaza. Akandi kanyuma ashaka gusorezaho, nta nubwo ari ngombwa ko intambara zose uhura nazo uzirwana. Hari izo uzajya wihorera zikirangiza ubwazo. Wowe gusa usenge, wizere, ukiranuke. Ndashima Imana cyane ku bwa byinshi Imana yagiye ikora mu buzima bwanjye, mu bw'umuryango wanjye. Ndashima Imana no ku bwanyu itorero, iby'Imana yakoze. Imana ibaha umugisha. Reka dusenge. Mwami Yesu, dusengeye abantu bose bumvise rino jambo, bakumva ko bari barasubiye inyuma, bakumva ko bakwiriye gushima Imana, bakumva ko bakwiye gusubiza amaso inyuma, bakibuka ibyo wabakoreye. Nubwo babonaga nta mpamvu, ariko zirahari nyinshi zo kugushima. Tanga agakiza ku batagafite, omora imitima ikomeretse, kiza abarwayi Mwami Imana, hindura amateka y'abantu bakwizera. Mana, hari abari kugeragezwa, hari abadafite ibiryo, hari abadafite ibyo kwambara, hari abari mu bitaro, hari abadafite ubageraho. Abo bose Mana turabazanye kugira ngo bakorere ibitangaza. Hari abapfakazi nabo Mwami ndabakuzaniye, bari mu kaga, bababaye imitima. Hari imfubyi data, abo bose Mwami ubatabare. Hari abari mu bihugu birimo intambara badafite uko babigenza, hari imfubyi zatatanye zitari kumwe n'ababyeyi. Abo bose Mwami ndabakuzaniye kugira ngo bafashe, kandi ukomeze wagure umurimo wawe no muri bino bihugu by'amahanga Mwami. Abantu barusheho kukumenya, abantu barusheho kukwitegura kukuzaza. Niko ijambo ryawe rivuga muri Zaburi 50 ngo nuza ntabwo uzaceceka. Mwami ngwino utabara abagutegereje mu izina rya Yesu. Amen.